cyane rero guhaye ikaze ndi Master Chef na mbere kugira ngo dukore capati zacu 20 nkuko maze kubibabwira turakoresha aka gapaki k'ibiro 2 karavamo capati 20 noneho tuzishyire mo hano gutangira gukora capati zacu za URYE capati zidasanzwe kandi ziryoha dukuriho ko izi capati zacu tugira ngo ziryohe tugiye gushyiramo umunyu wacu nibura ibiyiko bibiri by'umunyu tugiye gukurikizaho isukari kuri izi capati zacu tugiye gushyiramo isukari kugira ngo ziryohe ariko utabishatse n'isukari wowe ntabwo wayishyiramo ariko capati zacu kugira ngo ziryohe dushyizemo isukari ibiyiko bibiri tugiye gushyiramo n'amavuta amavuta tugiye kuyashyiramo hano ni igikombe kimwe ibikombe nicyo dukoresha mu gikoni ni igikombe kimwe ni agace k'igikombe urebye hano ndagira ngo nkubwire ko udakunda amavuta cyangwa se ufite ibibazo by'uburwayi wakoresha aya mavuta ya sesame ubushize nababwiye ko sesame ari nziza cyane ku buzima bw'umuntu wayakoresha rwose mu kigo cy'aya mavuta tumaze gushyiramo ya farini yacu na ya mavuta na wa munyu twashyizemo tugiye kubanza kubivangira gutya tuvange neza nkuko nabibabwiraga capati izi tugiye kuyivanga na bya bintu twashyizemo ariko hagati aho ngaho amazi capati nabanje gukora nuko ngira ngo maze kwigishe uko wakora capati 20 muri ibyo by'ifarini ariko hari n'izindi hano twakoze ngaha turagenda tuzikora ubitegereze urebe neza cyane ibyo turi gukora ni amazi tugiye gukoresha ni litiro imwe y'amazi ariko y'akazuyazi capati zacu kugira ngo zibe ziryoshye kandi zoroshye ntabwo ari nka za zindi abantu bashyira mu bya capamandazi oya capati zacu nta capamandazi ijyamo iyi ni litiro imwe y'amazi rero ariko y'akazuyazi capati yacu murabona ko itangiye turi kuyivanga rwose
tugiye kuyipondera hasi kugira ngo ibashe kunoga neza. Tugiye kuyipondera ku meza, shyira agafarini gutya kugira ngo bidafata. Urabona ko igifunyango cyoroshye, kiroroshye rwose. Igifunyango cyacu kimaze kumera neza cya capati, urabona ko cyoroshye. Nawe nuzikora ugomba kuzakora igifunyango kimeze gutya nibura cyoroshye nk'uku nguku, uburyo capati zawe ziraza zimeze neza. Kora capati rwose ku buryo havamo capati 20 muri bya biro 2, ukajya ugenda ukora urugero rungana neza ku buryo uvanamo capati zawe 20. Iba ari capati nini byibushye, ngira ngo urayibona ko iri buba ari nini, ntabwo ari nka za zindi uzi, bari nini byibushye rwose imeze neza. Ngizi capati zacu, mu by'ukuri izi capati ni 50, hari 30 zari zihari, ngira ngo nabanje kubereka mbere na za zindi 20 zacu tumaze gukora aka kanya. Iri rero ibi ni iby'ibanze, uko twazikaraze gutya tugiye gutangira kuzikora ukundi kuntu, ubyitegereze urebe neza. Tugiye gukaraga capati zacu, reka tuzitwikire kugira ngo zitaza kuma. Tuzitwikiye gutya, noneho tugende dukaraga nkeya. Capati yacu tugiye gutangira, tugiye kwereka uburyo tugiye kuzikaragamo, uburyo tugiye kuzizinga, kwibutsa ko ari leya capati iba idasanzwe. Capati yacu tumaze kuyigenza gutya, ngira ngo urayibona neza. Noneho tugiye gushyiraho utuvuta dukeya hano, gatoya gusa, k'amavuta makeya. Tugire gutya. Ibi ngibi tubikora kugira ngo ya capati yacu ize gushya imbere, kandi ize koroha, kandi ize kuba isa nkaho igeretse, irimo utuntu tumeze nk'impapuro imbere. Dushyireho agafarini gutya, agafarini hano hejuru. Agafarini gatuma ya capati iza kuba imeze neza. Tuyirangiza tuyizinge gutya, nawe uzayizinga gutya. Iyi ni capati idasanzwe, yitwa URYE capati, iryoshye cyane kandi ihumura. Iyo uyirangije gutya, iyi capati twakazinze gutya, kwibutsa ko imbere harimo utuvuta, harimo n'agafarini, imeze gutya. Ugira gutya, urabona ko agapati karoroshye. Noneho ukayizinga gutya, neza nk'uzinga ingata, ukagobeka gutya, ukagira gutya. Ahangaha ni igice cy'ibanze. Tugiye kongera kuyibika maze dukarage n'izindi. Mu by'ukuri capati zacu tumaze kuzizinga, maze kugira nyinshi, tumaze kuzinga kwa kuri twabitangiye. Ikwihutisha kugira ngo ntakurambirana wowe uri kwitegereza. Noneho reka nkore indi urebe neza uko nanone turi kubigenza, witegereze neza. Nanone turimo turi kugenda tuzikora tuzizinga. Ongera witegereze neza uko turi kubigenza, witegereze agafu gakeya hano kugira ngo idafata. Tegereza uko turi kubigenza. Nagendaga nihuta kugira ngo bitakurambirana. Bigenza gutya, nkayikaraga gutya, rwose.
warangiza ugashyiraho utuvuta dukeya duke rwose gutya, kugira ngo nkubita ko aya mavuta utayashaka wakoresha sesame oil cyangwa se amavuta ya olive, kuko burya amavuta ntabwo ari meza, ariko twebwe turi gukoresha buno buryo kugira ngo mwereke uko amavuta umuntu yakoresha. Hano ushyiraho agafarini gake ukazinga gutya, ariko nkubise ko pati yacu iroroshye cyane rwose, ni nayo mpamvu izi capati ziba zoroshye cyane. Warangiza gutya kugira ngo wayibonye karameze gutya, kakazinga gutya, warangiza gutya ukakagoreka gutya, noneho ukakagoreka hano. Dukomeze turangize izi ngizi nagaruka nkwerekana. Iyi niyo ya nyuma dushigaje gukaraga, kugira ngo murayibona ko turangije kuzikaraga. Nagiye nihutisha kugira ngo ntakurangana, noneho komeza witegereze. Iyi niyo ya nyuma, iki ni igice cya mbere turangije cyo kuzikaraga muri buriya buryo. Noneho ndaje nindangiza iyi ngiyi uko tugiye kubigenza.
ukayigaragura gutya ku buryo ishya impande zose kandi ku muriro utari mwinshi cyane. Urabona ukuntu hasi iri kugenda ishya. Ukayihindura gutya kuri twa tuvuta dukeya twacu gusa, twa tundi dukeya twashyizeho mbere nitwo tuhita tuyihisha. Urabona ukuntu iri kugenda imera neza. Urayibona, wongera ukayihindura ukuntu iri kugenda isadukamo rwose igaragara nk'iyo. Reba, tegereza urebe, reba rwose capati yacu irahiye rwose, imeze neza. Ibuze kuza kukwereka nyuma ukuntu iba yoroshye. Ngira ngo uri kubona ukuntu yisatuye. Tugashyiramo indi. Turayihinduye duta dukeya. Turayihinduye nanone duta dukeya runo ruhande. Hano ukuntu iri kubyimba, ni ibyimba rwose. Ubwo birimo irahumura cyane rwose. Urabona ukuntu ifite ibara ryiza cyane. Capati yacu ikaba irahiye, imeze rwose. Ayiteka gutya ku muriro muke ku buryo ishya neza kandi ukirinda kuyishyiramo amavuta menshi. Ayiteka gutya nta mavuta wabanjemo. Aho utuvuta dukeya hejuru gutya. Impamvu dushyiraho tuno tuvuta ni ukugira ngo tuyihishe, naho ubundi iba yoroshye. Ayihindura ukongera ugashyiraho utundi tuvuta hano hejuru ku rundi ruhande, kugira ngo urabona ko ihita izamuka. Reba, ihita izamuka rwose. Ayihindura, dore isa neza. Ubu irimo irahumura cyane rwose, iteye apeti. Nta mavuta menshi tuyishyiraho iyo turi kuyiteka gutya, kuko ubwayo iba yoroshye. Capati yacu irahiye rwose, iteye apeti. Capati zacu zirimo zirashya rwose. Capati nini cyane, iraryoshye. Mwibaze ko mu biro bibiri habamo
capati 20 urabyumva ko ari capati nini kandi byibushye iri gushya neza. Ibimeze nkuko kuwasa ibimeze, umuntu uzi kuwasa n'izi capati niko ziba zimeze, ziba zifobagana kandi ubona zifite utuntu tuduhiro. Capati yacu irahiye. Wakoze cyane rero twari turi kumwe dukora zino capati, ngira ngo bazibonye ni capati nziza cyane kandi zimeze neza, zoroshye, zihumura, ziri special, zikozwe mu bundi buryo. Nawe uzagerageze uzazikore rwose, uzasanga ari nziza cyane rwose, ndazikubwiye uzazikore uzambwira. Mu kuzikora uzambwira uti bimeze gute rwose, nzagusubiza, uzatanga ibitekerezo aho hasi, share, ukore subscribe niba ari ugeze hano aka kanya rwose, uzaba ugize neza. Nawe utarero bye bye, tuzasubira. Nari Master Chef John, nawe utaha dukora ikindi kintu uzabe hafi. Ndagukunda cyane, wewe watwika. Bye.